Ikaze kuri Igihozo Sylvia Channel. Hano nakiriye umutumirwa, umubyeyi mwiza cyane, reka tumwakire atwibwire, hanyuma ndababwira ibikurikira tugiye kuganiraho. Murakoze cyane, amazina yanjye ni Evangeliste Claudine. Urakoze cyane, utubwiye kuri Evangeliste Claudine. Uyu munsi rero muri ibi bihe tugezemo biragoye ko umwana w'umukobwa imyitwarire ye n'imihindagurikire y'ubuzima turimo kugenda tujyamo umunsi ku wundi, nagira ngo utuganirire nk'umuntu umaze kubona abana b'abakobwa, cyangwa nk'uko wajya kungira inama nkanjye nk'umwana w'umukobwa, ni iki wabwira umwana w'umukobwa kugeza ubu? Ni iyihe myitwarire ikwiye kuranga umwana w'umukobwa, yaba mu muco wa gikristo cyangwa mu burere muri rusange ahabwa n'ababyeyi? Urakoze cyane. Murakoze ku kibazo cyiza mumbajije. Inama nagira umwana w'umukobwa, hari umuco wajya uranga abari mu gihe cyatambutse. Rero iki gihe tugezemo usanga uwo muco abakobwa barawutaye, bigatuma usanga imikurire yabo ikunze kuba mibi cyane. Rero inama nagira uyu mwana w'umukobwa ni uko yakwitaho kuganira n'abamubanjirije cyangwa se n'ababyeyi, akicara akaganira nabo kugira ngo abashe kugira uburere bwiza. Urakoze cyane. Hari igihe akenshi usanga ababyeyi batita ku nshingano zo kuba barera abana ngo abe yamuganiriza, cyangwa rimwe na rimwe umwana akaba yashaka uko yakwegera umubyeyi ntamuhe. Ese ni iyihe nama wagira ababyeyi mbese mu buryo bashobora kwita ku bana babo, cyane kugira ngo umwana w'umukobwa akure afite umuco yaba uwa gikristo n'umuco nyarwanda muri rusange? Urakoze cyane. Mu nshingano z'umubyeyi aba agomba kwita ku bana, ariko kandi na wa mwana akumvira umubyeyi. Njyewe ndumva navuga cyane ko ababyeyi bananirwa, ahubwo nshobora gutekereza ko abana b'iyi minsi bitewe n'ibyo bagenda babona hirya no hino bitandukanye, kenshi na kenshi bagenda batara imico itari myiza, noneho wa mubyeyi yanakwicarana nawe yamubwira ugasanga wa mwana ntashoboye kumva. Rero nashishikariza ababyeyi kudacogora, bagakomeza nyine bakavansa, kuko kurera ni uguhozaho, kurera ntabwo byoroshye. Kandi Bibiliya iravuga ngo toza umwana akiri mutoya, inzira umutojeje azarinda asaza atarayivamo. Inama nagira ababyeyi rero ni ugukomeza gushinga gukurikirana abana kugira ngo babashe kugira imikurire myiza ndetse n'imyumvire myiza, babibutsa n'umuco wo hambere twajyaga tugenderamo. Yego. Urakoze cyane. Mu bigaragara byo ubuzima burimo kugenda buhinduka cyane cyane. Ese nko mu gihe tugezemo, ni iyihe nama ushobora kwicaza umwana w'umukobwa ugiye gushaka? Ni iyihe nama ushobora kumugira ukamubwira uti umukobwa muto uzitware gutya, yaba mu buryo bwa gikristo no mu buryo bw'umuco nyarwanda muri rusange? Urakoze cyane. Njyewe njya gushaka, ndibuka mama yicaranye nanjye angira inama, arambwira ati mwana wanjye uzubaha umugabo wawe, umutware wawe. Ambwira ikintu gikomeye cyane, arambwira ati nujya uteka inyama ujye wicarana n'umutware wawe mu gikoni, hanyuma nurangiza umujaburire inyama, umujaburire akanyama. Arambwira ati icyo kintu kizatuma umutware wagukunda, kandi mbona bibaye byiza. Ubwo rero ndumva biba byiza cyane. Namba wani kumvira, kumvira abana bakagira kumvira ababyeyi babo, kuko ntekereza ko iyo ubyaye umwana wowe wifuza yuko atera imbere, wowe wifuza yuko azaba umwana uzaguhesha ishema, wowe wifuza yuko aba umwana cyane cyane umukobwa uzakwambikisha uruheti nk'umubyeyi. Ubwo rero rwose ni ukuri ntabwo ndi bujye kure y'icyo navuze, mvuga ngo abana nibumvire n'ababyeyi bakurikirana abana babo kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza. Noneho rero uriya mwari ugiye gushaka,
ni byiza ko iyo umaze gutoranywa ni ikintu cyiza cyane ndetse ni n'ifiyeri ku mubyeyi kuko umwana watanze uburere bwiza. Icyo nabwira rero uriya mubyeyi mu by'ukuri nk'uko wabimbajije nk'uko wabimbwiye hari ababyeyi barangara bigatuma umwana nawe agira n'igikomere yamara kubaka urugo akavuga ati iyo ngira wenda ungira inama ibintu biba byaragenze gutya. Ntabwo turi bujye kure rero twakomeza dushishikariza ba bana waba ugiye gushaka waba utaragera mu gihe cyo gushaka ukagira umwete wo kwicarana n'umubyeyi no kumenya amakuru. Hari umubyeyi ujya ukunda kuvuga kuri radiyo Rwanda akavuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Rero iyo utazi amakuru baca umugani ngo utazi yava ntamenya iyo ajya. Birakwiriye rero yuko dukanguka tukicarana n'abana bacu nabo mbese tugashaka uburyo tubakurura kuko hari igihe umubyeyi akura agakurana igitsure gikarishye n'uwa mwana nawe akamutinya. Mbonye mfite umwana w'umukobwa aracyari mutoya ariko ajya anyegera akanganiriza akambwira ati mama ndumva nshaka kuzubaka urugo kandi rwiza, ndumva nshaka kuzambara ivara ngakora ubukwe bwiza. Ikintu mukorera ni iki? Ngira ngo wenda n'iki kiganiro nkacyumva cyangwa se azanakibona kuko ni urubyiruko bakurikirana imbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ikintu mubwira ndamubwira ati mwana wanjye wibuke yuko umugabo ntabwo arambagiza isura ahubwo umusore arambagiza imico, imyitwarire, karagita zawe n'iz'uburyo umugabo arambagiza. Ibi rero urasabwa kwitwararika ukambara neza ukavuga witonze mbese kugira ngo nyine wa muhungu nakubona yifuze kuba mwakwicarana cyangwa mwagirana urugwiro. Urumva rero ndagerageza pe ndagerageza yego. Hari akantu uvuzemo ngo umukobwa ngo ntukavuge cyane. Ese ko umugore cyangwa umukobwa ugiye kubaka avuga cyane bishobora kuba intandaro yo gusenya? Ese gucisha make cyangwa guca bugufi bigira akahe kamaro mu rugo iyo umuntu agiye kubaka? Urakoze cyane ku kibazo cyiza cyane. Kuvuga cyane bishobora kuba intandaro yo gusenya urugo ko buriya bajya bavuga ngo kari ku mutima gasesekara inyuma. Gasesekara ku munwa? Gasesekara inyuma nyine ku munwa. Yego. Rero ni ukuvuga ngo uriya mukobwa iyo afite kuvuga cyane hari uburyo avuga cyane akajya mu mvugo idakwiriye agatera sitori zidakwiriye agashyanuka kuri wa musore agashyanuka mbese akavuga amagambo atarakwiriye kuvugwa. Ikindi mu ijwi uvuga birashoboka ko burya umuntu yagukundira ijwi ryawe bitewe n'uko uvuga kuko buriya kwitonda guca bugufi kuvuga witonze buriya nabyo wabonamo fiyanse. Yego. Murakoze cyane rero Evangeliste, Imana iguhereze umugisha. Ese abantu bagukurikiye bashaka kureba ibiganiro byawe bagusanga he? Murakoze. Urakoze. Channel yanjye yitwa Humura TV Claudine, aho wahasanga indirimbo zihimbaza Imana, wahasanga ibiganiro byubaka, wahasanga inkuru ishobora kuguhumuriza ku mutima, wahasanga mbese ibintu bishobora kuba byakomora kuko cyane cyane muri iyi minsi abantu bavuye ibikomere bitandukanye. Channel rero yanjye yitwa Humura TV Claudine, aho ngaho umbonaho. Murakoze cyane, Imana iguhereze umugisha. Muri kumwe n'umunyarwandakazi Igihozo Sylvia hamwe na Evangeliste Claudine, muzamukurikira kuri Humura TV. Imana ibahereze umugisha.